witindiganya arategereje gira n'ingoga ngwino umva amagambo ye y'ihumure Yesu niwe nshuti y'ukuri usange n'isoko y'ubugingo ntabwo uzabura umwanya umukiza ahagaze ku rugi gira umusabe imbabazi witindiganya arategereje gira n'ingoga ngwino umvira uwo nguko ukongorera wisuzugura uwo mwami mwakire vuba witindiganya hahirwa umwakiriye umukiza ahagaze ku rugi gira umusabe imbabazi witindiganya arategereje gira n'ingoga ngwino muri Kristo Yesu. Reka twongere dushimire umwami Yesu utubashishije nanone kuba tongeye kugera imbere ye tugihumeka, nta mafaranga twatanze, nta n'ikintu kigaragara twaba twakoze cyiza kugira ngo aturinde, ahubwo kuko ari umurinzi w'umunyabyaha wese wemera kumusanga, yemeye uko tugera muri uyu mwanya, izina rye rihabwa icyubahiro. Rero tugarutse nanone kwiga ijambo ry'Imana muri iki gihe kigoye, nubwo tuzi yuko bitazahoraho, ariko kuri uyu mwanya turatenyutse, kandi umwami Yesu nawe yemeye kudufasha kugira ngo uyu munsi tubashe kuryiga, izina rye rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe mu kwizera ndetse n'umuvandimwe ku mubiri. Ni umuvandimwe uri iburyo bwanjye, ni uwa Yesu Zipora, niwe tuza kubana muri iki cyigisho. Icyigisho tugiye gukora muri iki gihe gikomeye cyane kandi gisoza amateka y'isi, ariko by'umwihariko kiraba kibanda ku ngingo zijyanye n'ibiriho biba muri iki gihe, cyangwa se aho isi igeze nk'uko yigeze kuhagera mu myaka yashize. Niyo si nanone tugiye kongera kwinjiramo, kandi iyo si idusaba ibintu bikomeye cyane bitatu. Ikintu cya mbere ni ugusenga, kwizera no gushikama tukishingikiriza ku Mana. Aho kuba ku muntu, ahubwo ni igihe cyo gusenga, kwizera no kwishingikiriza ku Mana, aho kugira ngo tube twakishingikiriza ku muntu, kuko tuzi yuko iby'umuntu byo bigiye kurangira. Uwari mwiza none ejo ashobora kuba mubi, uwari mubi none ejo ashobora kuba mwiza. Ariko reka noneho rero ubwo tugiye kwigana aya magambo, dusaba Imana kugira ngo idufashe, iduhe kumenya yuko igihe tugiye kwinjiramo ari nacyo gihe kigeze kubaho, kandi ko icyo gihe tuzaba dusabwa kuba maso no gusenga cyane dushikamye. Ngira ngo rero umuvandimwe uwa Yesu Zipora yasenga. Uwiteka Mana igira neza, twongeye kugushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu masaha nk'aya ngaya yo mu isabato yera, turagusabye cyane kugira ngo ubwo turi gukora iki cyigisho tukaba tugitegeye n'amatwi, urushaho kweza imitima yacu. Ubwo duhagaze mu gihe gisoza amateka y'isi, uduhe kugira kukwishingikirizaho, atari ukwishingikiriza ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ndagusabye cyane kugira ngo uhugure imitima yacu, ndetse n'abandi bose bazatwumva, twese tukugireho ubwishingikirizi, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umuvandimwe mushiki wacu mu kwizera agize neza, amaze kudusabira umugisha ku Mana, kandi agize neza no kuba adusengeye. Tugiye kwiga amagambo rero yanditse mu gitabo cya Danieli, umuhanuzi Danieli. Icyo yavuze tugiye kureba ku murongo wa 26 w'igice cya 8, umurongo wa 26, aho yararimo asobanurirwa ibyerekeye
ibyo yari amaze kwerekwa by'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Ibyo rero tugiye kubirebaho mu gihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira. Batubwiye yuko ibintu nk'ibyo ari byo bizaba, kandi n'uyu munsi nibyo byongeye kugaruka. Umurongo wa 26 rero uravuga ngo ibyerekanwe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira ni iby'ukuri, ariko ujye ubizigama kuko ari iby'igihe gishize kera. Ahangaha Daniyeli yabwiwe yuko hari ibyo agomba kuzigama. Ibi rero we yazigamye nibyo tunyuramo uyu munsi ntibimenyekane bitewe n'uko abantu batabyize mu mucyo wabyo. Tumenyereye ko ubuhanuzi buba bwanditse bwose, ariko hano tuhabona ibanga rikomeye cyane ritubwira ngo ujye ubizigama. Ujye ubizigama rero urumva yuko bigomba kuba ari ubwiru, ariko buhishurirwa abanyabwenge gusa, sibyo Zipora? nibyo. Rero ubu bwenge nibwo bwanditse ku murongo wa 23 w'igice cya 8, n'ubundi hatubwira ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Urumva ko nta muntu n'umwe uzamutakobwa. Urumva niba azagera no ku rwego arimbura n'ubwoko bw'abera, kandi ubu bwoko buhora buri mu maboko y'uwera Imana Nyiringabo, ariko nabwo azabasha kuburimbura. Ibi rero ikintu bihita binyibutsa mu gihe cyashize, muvandimwe wenda utarakomeza n'amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe, mu gihe cyashize niho batubwiye ibintu bikomeye cyane byigeze kubaho. Ngira ngo wasoma amagambo ari muri iki gitabo cy'intambara ikomeye cyawe cyangwa se cyacu dufite imbere yacu, n'undi wabasha kukibona akaba yagisoma cyane. Ni ku ipaje y'151, paje 151 mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni isubi ya 2 uhereye hasi, ivuga ngo igihe abanzi bakomeye bashyiraga hamwe kugira ngo basenye ukwizera kuvuguruye, kandi inkota ibihumbi byinshi zikaba zarasaga n'izikubanguriwe, Luteri yaranditse ati Satani ari kwenyegeza uburakari bwe, abayobozi b'itorero batubaha Imana bari mu bugambanyi. Hano ariko buriya utarihuta hari ikintu gikomeye cyane tuba dukwiriye gutindaho, ngo igihe Luteri yabonaga yuko ibintu byahindutse, ngo ni igihe abanzi bakomeye b'ukwizera kuvuguruye bari bahagurutse. Aba banzi bo kwizera kuvuguruye bari bahagurutse, ntabwo bari baje ubwabo, kuko baratubwira ngo kandi ngo inkota ibihumbi byinshi byari zibanguriwe kurwanya ukuri, cyangwa se gukuraho uko kuri kuzanwa n'iri vugurura, uko kwizera kuvuguruye. Hanyuma yavuze ngo iki? Yarakomeje rero aravuga ngo, ariko yabanje kuvuga ikintu gikomeye ngo Satani ari kwenyegeza uburakari bwe. Abayobozi b'itorero batubaha Imana bari mu bugambanyi. Bari bari kugambana nande? Nibo ubwabo bicaye baragambana, cyangwa hari umuntu wari uhari ugomba kuba ari kubahuza ariwe bari kugambanaho? Bo bakaba bari gushyiramo imbaraga mu bintu, noneho uyu muntu nawe bari kugambanaho bagambanira abubaha Imana, akaba bibafasha kuko yari kuba bifitiye ubushobozi kurenza ubwo bo bafite. Kuko urumva ngo abayobozi batubaha Imana bari mu bugambanyi. Kubw'ibyo rero yatugiriye inama ati kubw'ibyo twugarijwe n'intambara. Kubw'ibyo ubu ngubu twugarijwe n'intambara. Nimwingingira abantu kurwanisha kwizera no gusenga bafite umwete imbere y'intebe ya cyami y'Imana. Yego rwose. Kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa na mwuka w'Imana, amen, babone ko nta kindi bakora uretse gutanga amahoro. Amen. Aha ngaha urabona ko ibanga rishingiye ku gusenga,
tukinginga imana kugira ngo aba bagambanyi b'idini batubaha imana bari mu bugambanyi ndetse n'abo bafatanyije biteguye kubanguriza inkota, kuko ntabwo aba bayobozi b'amadini aribo bazafata inkota ngo bajye kurwanya ukuri kuvuguruye, ahubwo ukuri kuvuguruye abayobozi b'amadini kuko aribo bagiye bafite icyo bakuziho nibo bazakuzana bakuzanire ugomba kukurwanya. Noneho rero aravuga ati kubw'ibyo turwanishe gusenga kugira ngo abayobozi, ntabwo aba bayobozi ari kuvuga ari babandi batubaha imana b'amadini, ahubwo aba bayobozi bari kuvuga bagomba gutsindwa na mwuka wera n'abayobozi b'amareta, abayobozi b'ibihugu cyangwa abayobozi b'uturere, abo ngabo bashinzwe muri icyo gice nyine nibo bagomba gusengerwa kugira ngo nibamara gutsindwa n'umwuka wera babone ko nta kindi bakwiriye gukora usibye gutanga amahoro. Yego. Aha. Icyo dukeneye kuruta ibindi rero, ubu ngubu natwe icyo dukeneye kuruta ibindi ari nawo murimo w'ingenzi dufite ni ugusenga. Ari nawo murimo w'ingenzi dufite ni ugusenga, nicyo dukeneye kurusha ibindi kandi ni nawo murimo w'ingenzi dufite. None se ko gusenga kuri biri kugenda bicibwa, ubwo turaza gusenga gute? Reka abantu bamenye ko bageramiwe n'ubugi bw'inkota ndetse n'uburakari bwa Satani. Reka abantu bamenye ko bageramiwe n'ubugi bw'inkota ndetse n'uburakari bwa Satani, bityo bagenze bate? Basengerera. Ni musengerera. Ubu ibi ngibi dusomye aha bisa naho uyu munsi byaje, kandi ubwo byaje ndagira ngo nkubwire yuko ubwo icyo dukeneye ni ugusenga cyane. Gusenga cyane. Kuko iyo ugiye kureba izi ngingo zikomeye cyane ziraza zibasira aha hantu, kandi ariho hantu havaga imbaraga zo gusenga. Jya kuri page ngaho 152 n'ubundi usome isubi ya kabiri yaho hariya ahavuga ngo amasengesho. Amasengesho mu rwiherero yavagamo imbaraga yanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Amasengesho yo mu rwiherero ni mu biterane? Oya, ni mu rwiherero umuntu ku giti cye. Ahajya he? Rwiherero. Haba iwe, haba mu nzira agenda, haba nyine ahantu abonye akwiriye kwihererana n'Imana wubwe. Aho avuganira n'Imana nta wundi ubirimo. Nta wundi ubirimo, nta pasitoro, nta gikundi cy'abantu kimurebe wubwe aho ngaho. Ngo havuyemo imbaraga zanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Yego. Hanyuma kandi aho mu rwiherero niho abagaragu b'Imana bashingiraga ibirenge byabo mu masezerano yayo biturije. Amen. Urumva ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma tureka kuba mu rwiherero dusenga Imana. Nta handi ho gushinga ikirenge. Ntaho. Ni mu rwiherero. Uragishinga kuri pasitoro uri kudandabirana? Oya. Uragishinga kuri korari iri guhirima? Muragwana. Ugomba kugishinga mu rwiherero. Komeza. Mu gihe cy'amakimbirane yaberaga Ozibage, ntabwo Ruteri yamaraga umunsi adafashe nibura amasaha 3 asenga, kandi agatoranya ayo masaha mu masaha y'igihe cyiza cyo kwiga. Ariko urumva ko buri munsi ndetse natwe dukwiriye gusenga buri munsi. Ubu ntidukwiriye gukanwa nuko leta ziri gufata imyanzuro, ntidukwiriye guterwa ubwoba nuko amadini ari gufata imyanzuro ko agomba kuduhagurukira. Oya, dukwiriye kugenza gute? Gusenga. Dukwiriye gusenga muvandi. Ndetse tugatoranya ibihe kurenza uko mbere twari tubifite. Yego. Ubwo yabaga yiherereye mu cyumba cye, abantu bumvaga asuka imbere y'Imana ibiri mu mutima we mu magambo yo kuramya. Amen. Kubaha ndetse n'ibyiringiro nk'igihe umuntu avugana n'inshuti ye. Amen. Ngo bumvaga ari mu rwiherero mu cyumba cye asuka. Rero natwe birakwiriye. None se kuki batavuze yuko ari mu bwiherero bw'urusengero? Ya, ni mu rwiherero we n'Imana. We n'Imana mu nzu ye. Yego.
aha rero utazarengera ugashaka kubuza umuntu gusenga Imana. Komeza. yaravugaga ati nzi neza ko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu, kandi ko utazabura gutatanya abatoteza abana bawe. Ntabwo uzabura gutatanya abatoteza abana bawe, kubera ko wowe ubwawe uri kumwe natwe muri aka kaga. kubera ko wowe ubwawe Data wo mu ijuru, Mana idukunda, Mana igira neza, uri kumwe natwe muri aka kaga, turabizi. Bityo uzatatanya abarwanya abana bawe. Yego. Rero kubw'ibyo uyu murimo ni uwawe. Uyu murimo ni uwawe wo gushaka ubutungane, kandi ni wowe watwemeje kuwukora. kandi ni wowe watwemeje gukora uyu murimo wo gushaka gukiranuka. Kubw'ibyo rero Data turengere. Turasenze. Iri sengesho Luteri yasenze ryamuhaye imbaraga. Hanyuma byagenze bite kuri Melanchthon? Yandikiye Melanchthon wari uremerewe cyane n'umutwaro w'agahinda n'ubwoba ati ubuntu n'amahoro muri Kristo bibane nawe. Amena. Ngo yandikiye uyu muvandimwe we bagendanaga Melanchthon, aramubwira ati ubuntu n'amahoro by'umwami Yesu bibane nawe muvandi. Aho ubu buntu buri n'amahoro y'Imana, nta gahinda kongera kuhaba, nta n'ubwoba buhaba. Ntabwo ngize nti muri Kristo. Amen. Ntabwo ari mu bisi. Amen. Amen. Ni muri Kristo, ntabwo ari mu muntu uwo ari we wese. Yego. Niyo yaba pasitoro. Nanga rwose urunuka ibyo biguhangayikishije cyane bikaguherana. Niba inzira wayobotse atari y'ukuri yireke, ariko niba ari ukuri, kuki twagaragaza amasezerano y'udutegeka kuryama tugasinzira nta bwoba ko atari ay'ukuri? Ni kuki twayashidikanya? Ni kuki twagira ikibazo? Reka nkubwire muvandimwe, ubu natwe tugeze mu gihe none tugomba kugenzura amasezerano yacu n'Imana, tugafatira Imana ku ijambo ryayo icyo yatubwiye. Kuko ubu tugeze mu gihe noneho ibintu bigiye kongera kumera nk'igihe iki gihe ba Luteri bari barimo. Umva ko Melanchthon we yagize ubwoba burenze n'urugero, bikageraho Luteri amubwira ngo nanga ibyo biguhangayikisha, njyanga urunuka. Hanyuma se niba ibi bintu bigiye kubaho, twabyitwaramo dute? Turayagarukaho, twabyitwaramo dute? Ariko umuja w'Imana n'ubundi yabivuzeho mu butumwa bwatoranijwe muvandimwe umuzingo wa 2, yuko ibyo bihe bigomba kuzabaho, ariko ku iherezo ry'ibihe bizaba bikomeye cyane. Bizagenda bite? Rero muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 ni ku cyigisho cya 47 kitubwira kwitegura akaga gaheruka. Ubwo niko tugiye kwinjiramo, twaba bariho mu gihe giheruka. Yego. Akagingo rero karavuga ngo gusenga, ukwizera no kwishingikiriza ku Mana. Igikenewe muri iki gihe turimo cy'akaga ni ugusenga tumaramaje. Amen. Bivanze no kwizera nyakuri no kwishingikiriza ku Mana, igihe Satani abundikiza ubwoko bw'Imana umwijima we. Ariko urumva ko tugiye gukora nk'uko na ba Luteri bakoze. Yego. Ni buryo buri muntu wese azirikane ko Imana yishimira kumva gusenga k'ubwoko bwayo. Amen. Kubera ko ikibi cyiganje gisaba ko habaho gusenga kumaramaje. Kandi Imana yasezeranye ko izahorera intore zayo. Amen. Ziyitakira ku manywa na nijoro. Amen rwose. Nubwo izihanganira. Amen. Urumva ko Imana izaturengera byanga bikunze. Yishimira kumva gusenga k'ubwoko bwacu. Iri kwishimira kumva gusenga k'ubwoko bwacu, tuyitakira tuyereka yuko inzu yayo yatewe, kandi ko urugo rw'umukiranutsi rwugarijwe. Kandi urwo rugo niki? Ni urusengero rwayo, umutima w'umukiranutsi. Abantu babogamiye ku gusuzugura kwihangana kw'Imana,
ariko bakakwishingikirizaho, bakubogamiyeho ariko Ariko bakwishingikirizaho. ariko kandi bagusuzugura. Yego, nyamara hari igihe kigera mu mibereho y'icyaha y'umuntu maze Imana ikagoboka, bityo ingaruka zikaba mbi bikomeye. Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Oya. Amagambo aboneka muri Nahumi igice cya 1 umurongo wa 3. Ukwihangana kw'Imana kuratangaje kubera ko igenga imico yayo. Nyamara uko byagenda kose igihano ntikizabura kubaho. Oya. Buri kinyejana cyose cyo gusayisha cyagiye kibikira uburakari umunsi wabwo, kandi ubwo igihe kizaba kigeze kandi ubugome bukaba bugwiriye, ubwo nibwo Imana izakora ikintu kidasanzwe. Amen. Ubu Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Bizagaragara ko ari ikintu giteye ubwoba kubona kwihangana kw'Imana kutakiriho, kubera ikintu kizababaza nk'icyo. Kubera ko umujinya w'Imana uzasukwa mu buryo bukomeye cyane, ku buryo bizagaragara ko utarimo imbabazi kandi isi izaba umusaka. Igihe cy'ubuhakanyi ku rwego rw'igihugu, ubwo abayobozi b'igihugu bazaba bagengwa n'amategeko ya Satani, ubwo nibwo bazajya mu ruhande rwa Sekibi. Kandi amategeko ya Satani abuza abantu gusenga Imana no kuyubaha no kuyumvira. None baratubwira ngo igihe abayobozi b'igihugu bazaba bagengwa n'umwuka wa Satani, ari wo kwanga abasenga, ari wo kwanga gukiranuka, ari wo kwanga ukuri, ari wo kurwanya umwana w'intama w'Imana n'abamukurikira bose, icyo gihe nibwo bazaba bagaragaje ko bari mu ruhande rwa Sekibi, ari we Satani. Hanyuma bizagenda bite? Iki gihe nibwo urugero rwo gukiranirwa ruzuzura. Igihe bazaba bamaze gusuzugura ubwoko bw'Imana. Ubuhakanyi ku rwego rw'igihugu ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwacyo. Ngo ubuhakanyi ku rwego rw'igihugu ni ikimenyetso cyo kurimbuka kw'icyo gihugu. Ubu ngubu twegereje irimbuka rikomeye cyane. Abasenga niba bahagurukiye ku rwego rugeze hariya, abanyamadini bakaba bari mu bugambanyi, abayobozi b'amadini batubaha Imana, reka nkubwire, twegereye kurimbuka kw'isi. Bari kwishyira hamwe nk'inzoga y'itende, ariko nibahaguruke barwana, ariko ngo n'imigambi yabo ntizahama, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma kwa Luteri ho byakomeje kugenda bite? Komeza hepfo. Ntabwo Kristo azigera abura kuboneka mu murimo w'ubutungane n'ukuri. Kristo ni muzima, ari ku ngoma. None ni iki cyadutera ubwoba? Nta na kimwe yaranesheje. Ari muri twe yaranesheje, natwe turimo yaranesheje. Nta kintu na kimwe cyadutera ubwoba. Imana yumvise gutaka kw'abagaragu bayo. Amen. Yahaye ibikomangoma n'ababwiriza butumwa ubuntu n'ubutwari byo gushyigikira ukuri, kukarwana n'abatware b'umwijima bo muri iyi si. Umukiza aravuga ati, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Rwa mbere rwa Petero igice cya 2:6 niho aya magambo wayasanga. Yego. Abagorozi b'abaporotesitanti ntabwo bari bubatse, abayobozi b'abaporotesitanti bari bubatse kuri Kristo, bityo amarembo y'ikuzimu ntiyashoboraga kubatsinda. N'uyu munsi niba twubatse kuri Kristo, amarembo y'ikuzimu ntacyo yabasha kudutwara, kuko turinzwe na Kristo, kandi Kristo ari muri twe, natwe turi muri we. Kandi Kristo ari we buye rikomeza imfuruka. Ari nawe buye rikomeza imfuruka. Kubw'ibyo rero turasubira mwaya magambo ari haruguru avuga ngo nzi neza ko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu. Iri ni isengesho rya Luteri rikwiriye kuba iryacu muri iki gihe. Bisa naho ubu natwe ari ryo tugiye gusenga, sibyo? Nibyo. Tugiye kurisoma, ariko turi kurisenga
dusaba Imana kugira ngo iryumve nk'uko yaryumvise igihe ba Luteri barisengaga. yego. Nzi neza ko uri umubyeyi wacu n'Imana yacu, Amen. kandi ko utazabura gutatanya abatoteza abana bawe, Amen. kubera ko wowe ubwawe uri kumwe natwe muri aka kaga. Amen. Uyu murimo ni uwawe kandi ni wowe watwemeje kuwukora. Amen. Kubw'ibyo rero Data turengere. Amen. Bavandimwe, nshuti nkunda, bagenzi tugana mu rurembo rwo mu ijuru, ndagira ngo mbabwire yuko dukeneye gusenga birenze amagambo, kuko inkota ibihumbi byinshi uyu munsi muri iki gihe ubu tuganira ijambo ry'Imana zamaze zibanguriwe kurwanya ukuri, kandi nta kindi bagamije kugusenya, bagamije kurimbura umuntu wese wumvira kandi akubaha Kristo. Uko bagenje Kristo niko bagiye kongera kugenza nabe, kandi nk'uko bavuze yuko bagomba kugenza abe, ni nako Kristo nawe ubwo atazihanganira kubona abe bakozwa isoni bene ako kageni. Rero isengesho rya Luteri ryarumviswe, natwe uyu munsi mureke dusenge, dushyire amavi hasi, twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, maze bityo dusenge dusaba gusohorezwa amasezerano y'Imana. Imana yiteguye kutwakira, kandi Imana yiteguye kutwumva, yiteguye gukura inkomyi mu nzira iyo ari yo yose, yiteguye kudukiza kabone n'ubwo ibintu byabaga bimeze nk'aho bidashoboka. Muri iki gihe giheruka, Imana yasezeranye yuko izabana natwe kandi ikaturinda mu buryo bwose. Yatubwiye yuko n'uzadukoraho azaba akoze ku mboni y'ijisho ryayo, kandi gusuzugura kwaba kumeze gutyo, nta mwami wo ku isi wabasha gusuzugura uko waba ukomeye kose ngo umukore ku jisho, umutunge urutoki mu jisho akwihorere. Gukora ku mwana w'Imana muri iki gihe giheruka gisoza amateka y'isi ni ugukora ku Mana, kandi Imana ntizatinda kugaragaza uburakari no kwerekana yuko idakunda gukiranirwa. Izahana inkozi z'ibibi uko zaba ziri kose, ititaye ku magambo meza zavuze cyangwa se uburyo zatwaye abantu bayo, ahubwo izareba umutima wo kwinangira kuzirimo, ndetse no kutubaha amategeko yayo no kutumvira amabwiriza agenga ubwami bwayo, ariyo gusenga mu rwiherero. Reka rero ubwo tugeze muri iki gihe gisoza amateka y'isi, twiha Imana nk'abazuke, kandi Imana idufashe tugirire neza, iduhe umugisha wo kubana nawe muri byose. Reka bari ko gusaba kwanjye nisabira, namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Mushiki wacu wakongera ugasenga dusoza. Data mwiza, Amen. nanone tubonetse imbere yawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye amagambo meza cyane umaze kutugaburira mu kanya nk'aka ngaka, aho tweretse icyo dukwiriye gukora mu gihe giheruka. Ndakwinginze cyane kugira ngo ubishingishe mu mitima yacu. Amen. Uduhe gusenga tumaramaje, ndetse no kwizera bivanze no kukwishingikirizaho. Reka ngusabe cyane we kugira ngo ubidukangurire, kandi uduhe imbaraga zo kubikunda, icyubahiro kibi cyawe. Data mwiza rero, ubwo tubonye yuko ari wowe buye rikomeza imfuruka, reka ngusabe cyane kugira ngo uduhe kugushingaho inyubako yacu ibishinze ku rutare rukomeye. Amen. Uduhe gusenya ibyo twubakiyeho bidakomeza inyubako yacu, ahubwo uduhe kukubakiraho, kuko ari buye rikomeza imfuruka, bityo inzu yacu ibashe kuba yubatse ku rutare itazanyeganyezwa n'umuraba uwo ari wo wose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngo ukomeza kuturinda, dukomeza kukugiraho ubwishingikirizi. Reka ngusabe cyane kugira ngo ibyo ushima n'ibyo ushaka bikomeze kubakwa muri twe mu izina rya Yesu. Amen.